Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Torotoro Channel. Nitwa Kamanzi Jerome, umukozi muri RP IPRC Huye. Uyu munsi tugiye kubagezaho inyigisho z'uko Farm Machinery Operator ese ni muntu ki, ese yitwara te, ese ni biki agomba kuba yujuje. Turi kumwe rero n'umwarimu muri RP IPRC Huye, agiye kubibagezaho byose. Mukurikire ntimucikwe, murakoze. Murakoze, nitwa Niyita Jonathan, nkaba ndi umwarimu muri RP IPRC Huye. Ni ishuri rikuru ry'ubumenyingiro n'imyuga ryigisha ibintu bigiye bitandukanye. Nkaba nigisha muri department ya Agriculture Engineering, agashami cyangwa se trade ya Agriculture Mechanization. Murakoze. Ubundi iyo tuvuze Farm Machinery Operator, abo ni mu ndimi z'amahanga birumvikana, ni Icyongereza. Twumva umuntu ukoresha imashini z'ubuhinzi mu mirimo igiye itandukanye. Iyo mirimo rero dushobora kuvuga nko guhinga, gusanza, gutera, kuhira se, hanyuma gutunganya umusaruro wabonetse muri ubwo buhinzi. Bivuze ngo wa muntu ujya mu mashini akayikoresha niwe twita Farm Machinery Operator. Mu ndimi z'amahanga wenda mu Kinyarwanda twamwita umwopereta nyine, nk'uko n'ubundi izina torotoro nyine riva kuri tractor. Tractor mu Kinyarwanda mwumva twaryise torotoro, niyo mpamvu Farm Machinery Operator n'ubundi natwe tumwita umwopereta, akaba akoresha imashini z'ubuhinzi mu mirimo itandukanye. Murakoze. Ubundi iyo tuvuze ngo imashini zikoreshwa mu buhinzi, twumvamo ibintu byinshi cyane. Twumvamo ibintu byinshi kuko imashini murabizi ni nyinshi, ariko tubanje kumenya ubundi igisobanuro cy'imashini ni ikintu cyose kikorohereza umurimo mu mirimo ugiye gukora. Bivuze ngo iyo tugiye ku mashini rero duhera wenda benshi bazi torotoro, wenda nk'ingi muri kubona hano inyuma, bakumva ko ariyo mashini yonyine wenda ikoreshwa. Yego nayo irimo, ariko hari n'utundi wenda dutoya, hari utwo bita power tiller, ni dutoya. Hari imashini zisarura, hari zitera, hari mbega zikora ibintu byinshi, yaba amasuka, yaba iki, izo zose nicyo twita imashini zikoreshwa mu buhinzi. Ariko rero buriya nanone hari ikindi kintu abantu bagomba kumenya. Imashini ntabwo zirangirira gusa mu gutegura umurimo. Buriya na ziriya zo mu nganda nazo zose ni imashini. Ni imashini, zaba ziriya zihungura, zaba ziriya zisya, yaba ziriya zipakinga cyangwa se zipakira, mbega ziriya zose ni imashini. Yaba ari ziriya zica imiyoboro ya ntuza yo kuhira, imiyoboro izanyuramo amazi yo kuhira, yaba ari ziriya mashini zicukura ibidamu, ziriya zose ni imashini. Numva ko zikora mu buhinzi. Bivuze ngo rero za excavator, za tractors nyine zisanzwe, ziriya zose za bulldozer, zose ni imashini zikoreshwa mu buhinzi. Bivuze ngo imashini zikoreshwa mu buhinzi rero biva ku kamashini gatoya bizamuka bijya ku kimashini binini, ndetse bikagera no ku mashini ziriya tubona hehe mu nganda. Izo mashini rero ziradufasha cyane, kandi umwopereta iyo abonye amahugurwa yuzuye, package yuzuye, icyo twita training package, izo zose amenya kuzikoresha kandi akaba yaguha umusaruro. Murakoze cyane. Ubundi Farm Machinery Operator cyangwa se umwopereta muri rusange mu Kinyarwanda, ukuntu yitwara mu kazi bigomba kuba ari iby'intangarugero, afite imico, imyifatire myiza. Icya mbere agomba gukurikiza amategeko y'akazi akorera, icyo ni icya mbere. Icya kabiri agomba kureba amabwiriza yose agenwa n'ikigo nyine numva akorera kugira ngo yubahirize gahunda zose. Ikindi ni uko agomba gufata ibikoresho neza akoresha. Niba bamuhaye imashini akamenya kuyitaho, urumva maintenance, akamenya maintenance yayo, akamenya uburyo akora raporo ze. Niba yakoze amasaha 8 akayandika, mazutu yanyweye akayandika, byose. Bivuze ngo amategeko n'amabwiriza byose bigenga company ndetse n'imyitwarire myiza bigomba kumuranga. Imyambarire y'umwopereta rero igomba kuba imurinda cyane cyane. Ubwo turavuga nyine imyambarire mu kazi, birumvikana ni imyambarire igomba kumurinda ibyago biva hehe bishobora guturuka ku kazi. Bivuze ngo iyo tuvuze ibyago rero ni kwa kundi ushobora kuba
uri nko mu murima, niba uri mu murima ambara bote zawe, ambara igisarubeti, ambara imyambaro igukingira ku mutwe, bivuze ngo niba ari helmet cyangwa se ya kasike twambara ku mutwe, bivuze ngo niba ugiye gutera nk'imiti ibuka kwambara ibintu byose, yaba twaturinda ntoki dutuma imiti utayikora, yaba ari two twakwita udupfukamunwa, yaba ari amarinete yabigenewe, byose ubundi umwopereta agomba kuba yambaye byikwije ku buryo atazagira ingaruka zitewe n'ibyago bishobora guturuka ku kazi. Bivuze ngo aho ngaho tuvuga imyambarire ni ya myambarire aba yikwije hose. Murakoze. Yego, imirire ku mufamashini opereta igomba kuba imeze neza, hari icyo ubundi twita indyo yuzuye. Mufamashini opereta agomba kurya indyo yuzuye, harimo indyo twavuga nk'indyo ya mbere ibyubaka umubiri. Hano dusangamo inyama zigiye zitandukanye, yaba iz'inka, iz'ihene, ibikomoka ku matungo, bivuze ngo harimo amagi. Hanyuma tuvuye ku byubaka umubiri rero harimo n'ibirinda indwara, aho ngaho dusangamo imbuto cyane cyane, yaba ipapayi, imyembe se. Hanyuma hakaza n'ikindi cya nyuma, indyo itera imbaraga. Iyo ngiyo umwopereta arayikeneye cyane, kuko nubwo tuvuga ngo ni amamashini, ariko n'imbaraga arazikeneye zo kujyana mu murima kugira ngo agire gute abashe kunoza neza umurimo we. Bivuze ngo mu ndyo rero zitera imbaraga ushobora gusangamo ibinyampeke cyane cyane, yaba ibigori, ushobora kurya wenda n'indi ndyo wenda itera imbaraga, harimo nk'ibijumba, imyumbati, gutyo, ku buryo umwopereta agomba kugira imirire yuzuye kugira ngo umurimo we awunoze. Wenda ikindi wenda nubwo tuvuze iminywere, ntitwakwibagirwa iminywere. Iminywere nabwo ugomba kunywa nyine, twatwize kuvuga ibikomoka ku matungo nk'amata yagufasha, amazi se. Wenda hari ikindi nshaka kuvuga, hari igihe bajya bavuga ati abantu bakoresha amamashini ngo bagomba kunywa ku gasembuye, urumva na alcohol, ngo biriya imashini binini ngo bisaba imbaraga, ngo yitangwe ngo alcohol. Hari abo njya numva babivuga, ariko ntabwo ari ibyo, kuko n'ubushakashatsi bwakozwe na Peter Anderson muri 2006 na 2011 bwagaragaje yuko ubundi alcohol atari nziza ku muntu, cyane cyane ukoresha n'ibimashini cyangwa se no mu mitekerereze ya muntu. Bivuze ngo niba uri mu murima rero gufata ibyemezo nk'umwopereta bishobora kugira gute kubangama, cyangwa se niba uri mu gihe uri muri public roads cyangwa se mu mihanda isanzwe, ushobora kugira gute kuba wakora n'impanuka. Kandi murabizi yuko polisi yacu irwanya kunywa inzoga waba mu kinyabiziga, kuko buriya torotoro nayo ibarirwa mu kinyabiziga, cyangwa se ikaba n'ubundi nayo nk'imashini, n'ubundi ni imashini ariko ikaba n'ikinyabiziga, kuko no mu muhanda ishobora kugendamo. Murakoze. Twakunze kuvuga ku mamashini, ariko umwopereta ashobora no gukoresha inyamaswa. Ni byiza ko mbaje ku kibazo cy'inyamaswa, kuko hari aho twagiye tuzibona, nubwo wenda zitari henshi cyane, ariko inyamaswa nazo mu buhinzi zirakora, kuko n'amasuka zambara ni ibyuma, birumvikana. Urumva ko umufamashini opereta nawe arazikoresha. Bivuze ngo inyamaswa zirakoreshwa, harimo ibimasa, harimo indogobe, harimo amafarashi, zikora n'ubundi imirimo itandukanye, harimo ubwikorezi, harimo guhinga, birumvikana. Ibyo nabyo rero wenda hano ntabwo tubitangiraho ubumenyi, ariko nabyo ni kimwe, ni ukuyobora, ni ukumenya ibikorwa byose. Murakoze. Umwuga w'ubwopereta rero ufite akamaro cyane, ufite akamaro kuko ni wa mwuga ukora wishimiye, ni wa mwuga ukora kandi ukaba waguhereza amafaranga ahagije. Iyo tuvuze ahagije ni ya mafaranga nyine, ni salary, birumvikana, nziza idasebetse, niba ariko nabivuga, salary nziza cyane. Amakampani menshi agenda akoresha abo operators, ugasanga wenda hari nkaho hamwe najyaga mbona hegitari bayihingira 5. Ibaze nk'imashini namwe murabizi ko ushobora guhinga kuva kuri hegitari imwe kakamashini gatoya kugeza kuri hegitari 5. Zago niba uhinze hegitari 5 rero ku munsi bakaba kubarira kuri 5, ibaze nayo amafaranga ubucyuye. Ariko n'amakampani none musinya na contrat, bigaterwa nyine na bareme cyangwa se bigaterwa na stati bariho. Bivuze ngo nabo bashobora kugenda baguhereza amafaranga kandi abari menshi. Muri rusange rero umwuga rwose ni umwuga mwiza cyane, umeze neza, wakugeza ku bukungu, ukikenura kandi ugateza
n'igihugu cyawe imbere. Tuvuga ku byo guteza igihugu cyawe imbere, kuko farm machine operator n'ubundi urumva agira uruhare mu buhinzi. Ubuhinzi rero kandi muzi yuko bugize imwe mu nkingi ziteza imbere igihugu, bivuze ngo farm machine operator agira uruhare runini cyane mu guteza n'igihugu cye imbere. Amahugurwa rero kugeza ubu ngubu y'aba farm machine operators aboneka aho twita muri Rwanda Polytechnic, muri IPRCs zitandukanye. Kugeza wenda ubu ngubu nababwira IPRC Huye kuko ari naho nigisha, birumvikana. Urumva ko iyo uhageze nyine amahugurwa turayaguhereza ku buryo rwose farm machine operator usohokamo aba ameze neza, afite ubumenyi n'ubushobozi n'ubumenyi ngiro, nyine birumvikana buri hejuru cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Hari amakampani hano mu Rwanda cyangwa se no hanze akoresha mekanizasiyo rwose, ukabona ni amamashini bakoresha gusa. Izo kampani rero inama nazigira ni imwe cyangwa se wenda ziraza kuba nk'ebyiri. Icya mbere, niba ushaka farm machine operator cyangwa se umoperator, shaka umuntu wabihuguriwe, umuntu wabonye amahugurwa rwose ku rwego rwa RIKF cyangwa se Rwanda Education Qualification Framework, ni TVET birumvikana, kuko uwo nguwo we aba yaragiye he mu ishuri akabyiga, akabona ubumenyi n'abarimu batandukanye, akabona ingendo shuri zitandukanye. Bivuze ngo abasobanukiwe cyane ku buryo iyo umukoresheje aza mu kazi azi ibyo akora, ntago yakwangiriza, ahubwo abaje kukungura. Companies rero mushaka abo bantu barahari. Ikindi wenda nuko nakangurira ama companies n'ubundi gukomeza nyine, ayo ma companies akora ibintu by'ubuhinzi, gukomeza nyine gushora mu mamashini. Amamashini mwabonye yuko atuma imirimo irihuta, umusaruro ubonekera ku gihe, umusaruro ufite karite iri hejuru. Bivuze ngo companies rwose icyo kintu mukiteho. Niyo nama nabagira nk'umwarimu muri RP IPRC Huye. Murakoze.